Yes, ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro byacu ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Nkushimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. Kandi nawe ukireba bwa mbere kuri iyi channel, yaba amakuru tugenda tubagezaho, yaba ibiganiro tugenda tubagezaho, reka ngushishikarize kuba wakanda subscribe. Niba utarakandaho, munsi video hari ijambo ryanditse subscribe, ukandeho ukandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tuzatubagezaho nawe ujye uyabona kwikubitiro. Hanyuma rero ikiganiro tugiye gukora cyangwa se nari nababwiye yuko ndibuze kubaha amakuru kabisa y'utuntu n'utundi twagiye tubera mu murenge witwa Nyambo Jessica cyangwa se niyo nkuru Aime, amazina ye bwite, aho yasezeranye n'umugabo we witwa Uwiduhaye Richard. Ahangaha hari ku murenge wa Nyarugenge, ni ku munsi w'ejo kuwa kane kabisa. Byari ibintu bikaze, reka nkubwire ngo byari ibintu bidasanzwe. Ibirori by'umurenge wa Nyambo Jessica ndetse n'Uwiduhaye Richard wari umurenge udasanzwe pari raporo y'indi mirenge yagiye iba y'abastari. Ndaje rero nkuramburire kabisa, nkubwire abastari bagiye bitabira ibi birori bya Nyambo ndetse uyu murenge wa Nyambo, ndetse nkubwira n'utuntu n'utundi n'udukoryo twagiye tuberamo. Uraza rwose kuba bigutungura, uraza gutungurwa n'utundi twagiye tuba muri uriya murenge wa Nyambo Jessica. Nagutindiye rero, reka mbanze nsome ku mazi, hanyuma nze ubundi ngutaturira inkuru. Nawe uragenda uduha ibitekerezo muri comment, hanyuma ibintu bize kuza bigenda neza. Naho mu kanya rero ndaje dusubire. Yes, turi ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, ngira ngo niwo munsi usoza uku kwezi. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 30 hari ku munsi wo kuwa kane, habaye umurenge cyangwa se gusezerana mu murenge hagati y'umustarikazi wacu, umukinnyi wa filime Nyambo Jessica, niryo zina amenyekanyo, ariko amazina ye nyakuri akaba yitwa niyo nkuru Aime. Akaba yarasezeranye n'umusore kabisa mwiza cyane wari uvuye muri Australia witwa Uwiduhaye Richard. Ni mu minsi mikeya n'ubundi yarishize amaze kumuterera ivi mu buryo butunguranye, ndetse abantu benshi bagiye batungurwa n'irivi kuko ngo byabaye ari nijoro nko mu masaa 9 z'ijoro, ndetse hakaba haragiye habonekamo abantu bakeya cyane mu bastari bari biteguye ko wenda bashobora kuba batumirwa mu gutererwa ivi, ariko ngo ni ibintu byabaye mu buryo butunguranye. Hanyuma rero ku munsi w'ejo nibwo Nyambo Jessica yasezeranye mu murenge ndetse n'uyu mugabo we Richard, ariko byari ibintu bikomeye cyane, byari ibirori bikomeye. Ubwo twagiye tubonamo abastari bagiye bakomakomeye, yaba ari mu bakinnyi ba sinema nyarwanda ndetse no mu bandi bagiye batandukanye. Twagiye tubonamo nka bakiramani, tugiye tubonamo abitwa ba MITSUTSU, ba NSABI, ba Alfonsina ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ndetse hari harimo n'abanyamakuru benshi batandukanye bari bagiye gutara izi nkuru cyangwa se gufirima izi nkuru. Ariko noneho icyaje kubabaza nuko ntago gufotora cyangwa se gufata amashusho mu murenge byari byemewe, ndetse n'amashusho yagiye afatirwa hanze nkuko mugenda mubibona. Kwari kugenda umuntu yiranja kabisa, bigaragara ko Nyambo ari ibintu yari yateguye, atashagaga kujya mu itangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkuko bigaragara bavuye mu modoka binjira mu murenge kabisa, murabona ko Nyambo yagendaga n'ubundi adashaka kujya muri kamera, yagendaga yunamye ahisha amaso. Ikindi cyabereye muri ubu bukwe cyangwa se muri uyu murenge cyangwa se mu gusezerana, reka nabyo mbyitubuke kuko nabyo ni ibirori byiza kabisa kandi bikomeye, aho rwose ubu amategeko aba agiye kuguhesha umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. ubu ngubu rwose Nyambo ubu yitwa umugore na Richard akitwa umugabo
w'umugore Nyambo cyangwa se Nyambo ubu ni umugore w'umugabo witwa Richard mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma rero akandi gakoryo kaje kubamo iyi modoka Nyambo yajemo ni imodoka kabisa ihenze, bagiye batangara bavuga bati iyi ni ya modoka Donald Trump ajya agendamo kabisa, perezida wa Amerika. Abandi bakavuga bati iyi modoka ni igikoko kabisa, kuko numvise hari abakabye bavuga bati iyi modoka irengeje agaciro ka miliyoni 500. Abandi bakavuga bati ni ukubeshya, ni ugukabya. Uwitwa Chita kabisa yarakabirije cyane, aravuga ati imodoka niyo Donald Trump agendamo ndetse irahenze cyane kuko agaciro kayo karengeje 500. Ariko abandi bakavuga bati iyi modoka ntago irengeje amadolari 80,000 cyangwa se 80,000 by'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero ubwo abandi bakavuga bati ibi ngibi ni ukubeshya, ni zisanzwe. Ariko noneho ikindi cyagaragayemo akandi gakoryo, Nyambo kabisa yari afite umuntu witwa ibouncer, yari afite icyo bita amabouncer kabisa. Nta muntu wamukoragaho, muza kubireba harimo wongeye kubereka cyangwa se muri kugenda mubona ku mafoto, ariko hari amabouncer, umve ngo hari amabouncer kabisa. Hanyuma rero nyuma yuko gusezerana birangiye bavuye muri uyu murenge wa Nyarugenge, niho bari basezeraniye, habayeho kujya kwiyakira. Kandi gakoryo nanone ka gatatu nakubwira nuko uyu murenge wa Nyambo witabiriwe n'imodoka nyinshi kabisa zari zaje muri iki kirori cye, imodoka zigera cyangwa se zishobora kuba zisaguka 23. Ibi rero ni ibintu byagiye bitangaza abantu kabisa, bavuga ati se ubu ni ubukwe bwa nyabwo, ni umurenge cyangwa? Ubwo rero bavaga mu murenge bagiye kwiyakira, ngira ngo berekeje Kimironko kabisa, bavuga yuko muri ubu bukwe bwa Nyambo ngo cyitwa ibiryo kabisa n'icyo kunywa, ewana ngo byari ibintu byinshi kabisa, biri too much, ngo abantu ntago bigeze bicwa n'inzara, uretse n'inzara nta n'inyota kabisa, buri muntu nicyo ashoboye. Ariko nanone ngo abantu nanone ntago ubu bukwe cyangwa se iki kirori cya Nyambo ntabwo cyapfuye kujyamo umuntu ubonye uwo ari we wese, byabe n'abantu bifata ngo bagiye kuvumba cyangwa se baritumiye kabisa, ngo hinjiraga umuntu uri kuri liste. Ikindi rero cyaje gutuma abantu benshi bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Murabizi ko Nyambo ari umuntu muri sinema, hari abantu batigeze bitabira kabisa iki kirori cy'uyu murenge wa Nyambo, ari byo abantu bahoze bibaza bavuga bate ese kuki umuntu witwa Miki umugore wa Aga Promoter kuki atigeze ajya muri ubu bukwe kandi yari inshuti ya Nyambo? Ese kuki uwitwa, ndetse baje kugaruka no kuwitwa Aisha, Inkindi Aisha naye baje kuvuga batese kuki Aisha atagiye muri uyu murenge wa Nyambo, ndetse no mu gutererwa ivi akaba atarigeze abonekamo. Ntabwo tuzi niba ubu Nyambo yaba yarabatumiye cyangwa se wenda yaba atarabatumiye, ntabwo turamenya amakuru. Turaza kugenda tumenya byinshi ku byihishe inyuma y'aba ba star kabisa batigeze bitabira ibi birori bya Nyambo ubwo yasezeranaga n'umugabo we Richard umunsi w'ejo ku wa 4. Hanyuma rero reka nkubwira kandi kantu kari kugenda nanone nkuko bigaragara mu mafoto, bari kugenda bavuga se abatise aba bastari, harimo uwitwa Kiraman, harimo uwitwa Dr. NSABI ndetse na MITSUTSU, aho kabisa barimo bahagaze ku muhanda, ubwo abandi bari bamaze gutega amamodoka yabo cyangwa se gufata amamodoka yabo berekeza ahagiye kubera reception y'ibirori bya Nyambo bakiva mu murenge, aho bigaragara ko aba bagabo uko ari batatu bishoboka ko nta modoka bafite cyangwa se bashobora kuba bari baje bateze moto. Barimo bavuga bati aba bantu bashobora kuba bagiye gutega moto kuko ikigaragara nta modoka bafite. Aka rero kakaba ari akantu katumye abantu benshi basakuza bavuga bati aba bahastare twigeze kumva uwitwa Kiraman ko yigeze gukina imodoka yakayigurisha, twigeze kumva witwa MITSUTSU yuko nawe nta modoka yaba afite, ndetse nizo tujya tumubona agendamo yaba akodesha.
uwitwa Dr Nsabi we ntabwo byigeze binumvikana ko yaba yarigeze wenda no gukinisha kuyigura cyangwa se ntabwo tuzi niba yaba afite wenda n'uruhushya ruyitwara cyangwa se yaba afite n'ubwo bushobozi. Akaba ariyo mpamvu abantu bagiye babigarukaho bavuga bati ese kubera iki Dr Nsabi, Mitsutsu ndetse n'uwitwa Kiraman, aba bantu twagiye tubabona begeranye cyane basa nkaho bisunganye, usa nkaho ubona ko bashobora kuba nta modoka bafite, bavuga bati bashobora kuba bateze utumoto, ndetse n'ubu kano kanya bakaba barimo baririndiriza ubwo mubona ko izindi modoka zari zimaze gufata inzira zerekeye kabisa, hanyuma bo bagasigara bahagaze ndetse bari kuvugana n'umumotari. Ngaya rero nguko utuntu tw'udutendo twagiye turanga buno bukwe kabisa, na cyangwa se uyu murenge wa Nyambo Jessica ndetse na Richard Uwiduhaye. Turakomeza tugenda tumenya byinshi kurushaho kandi tugenda tubagezaho utuntu n'utundi, ndetse tubagezaho inkuru ndetse n'ibiganiro bidahwema bitagenda bishira, ni episode kuri episode. Reka nkukangurire wowe utarakora subscribe kuri channel, reka rwose niba ari ubwa mbere ugezeho, reka urebe munsi video urabona ijambo subscribe, urikandeho kandi no kukazogera, hanyuma ubundi ukande like, ukande no kuri share ibiganiro byacu ubigeze no ku nshuti zawe, ubundi byacu nakagaruka. Reka mbabwire ngo naho mukanya kuzindi nkuru cyangwa se kuyandi makuru agenda atugeraho.